nta dini na rimwe nifuza kubarizwamo. Nta papa w'abarastubaho, nta mupadiri, nta mupasiteri, nta shehe. Uburasta ni ikintu kiva kuri wowe n'icyemezo ufata n'Imana yawe. Data yakoraga akazi k'ubudiplomate katumye tuba ahantu hatandukanye nk'umuryango muri Amerika, mu Bubiligi. Ururimi buriya mvuga neza kurusha izo ndimi zose ni Igifaransa. Ni Icyongereza nacyo kikaza ku mwanya wa kabiri, Ikinyarwanda buriya kikaza ku mwanya wa nyuma. ATV ku makuru yose y'ibyamamare ndetse n'amakuru y'ibivugwa mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi, dukurikira ATV, a site to a site. Mwongeyeho kwirwa mwese abakurikiranye ATV, a site to a site. Hanyuma ngiye wasuza nitwa Gasito Mbonye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Nizere ko meze neza cyane, utibagirwa na hano mu mujyi wa Kigali, kapitali y'igihugu cyacu, Rwanda rw'imisozi igihumbi. Hanyuma namwe mudukurikirana muri kure y'imbibi, kure y'amazi. Nizere ko mwese mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye kubana n'umwe mu bagabo bazwi cyane mu bintu bijyanye n'imyidagaduro hano mu Rwanda, abikozemo hafi imyaka igera kuri 27. Araza kudusangiza uko byatangiye, uko byagiye bikura, nuko bihagaze uyu munsi, ndetse n'imbogamizi cyangwa se n'ibihe byiza yagiye agira muri iyo 27, muri iyo myaka 27 abimazemo, kugira ngo turusheho kwinspiringa urubyiruko rw'u Rwanda rw'ejo hazaza. Mwibutse ko iyi ngi ni ATV, kora subscribe, kore comment ndetse na like na share, kugira ngo tubashe kubana umunsi ku wundi. Turi kumwe na wundi, reka muhikaze, yitwa Lion Imanzi. Lion Manzi, amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza jaja. Ariko ako kantu ka jaja ndagakunda cyane. Ni akantu keza cyane ka kirasta. Buriya kakwereka yuko ubundi jaja ni Imana. Nuvuga iyo wise umuntu jaja, bumwise Imana yawe. Nuvuga ngo uri mu ishusho ry'Imana, kandi nkubonye mu ishusho ry'Imana sinakwifuza n'umunsi n'umwe kukugirira nabi. Hanyuma wenda duhereye inyuma, Lion Manzi ni muntu ki? Amazina yari muranga muntu nayahe? Amazina yo mu irangamuntu, amazina nzwiho ababyeyi bampaye ni René Maurice, niyo ya Gikristo, haba menshi. Izina rya data ni naryo ngenderaho. Lion Manzi, nkuzi nk'umuntu uvuga indimi nyinshi kandi neza cyane. Lion Manzi, amashuri yawe nayahe? Amashuri yanjye nta nubwo ahambaye cyane, no kuvuga ngo nize bisanzwe, amashuri abanza nayisumbuye. Gusa nagize amahirwe mu buzima bwanjye kuba naragenze ibihugu byinshi kubera akazi data yakoraga, akazi k'ubudiplomate katumye tuba ahantu hatandukanye nk'umuryango muri Amerika, mu Bubiligi, ndetse tugaruka no mu Rwanda, ubwo Ikinyarwanda cyanjye kiyongereye ariko twagarutse mu Rwanda. Ariko nkiri mutoya, ururimi buriya mvuga neza kurusha izo ndimi zose ni Igifaransa. Ni Icyongereza nacyo kikaza ku mwanya wa kabiri, Ikinyarwanda buriya kikaza ku mwanya wa nyuma. Ariko kubera ko muri iyi myaka ishize nashishikariye cyane kwiga Ikinyarwanda kugira ngo nkivuge neza, nshobore no gukora akazi kanjye neza. Hanyuma Manzi, ubwo mwagarukaga mu Rwanda, utangiye noneho kwiga Ikinyarwanda no kuvuga Ikinyarwanda, hari ryari ubwo? Ubwo urumva natangiranye, twagarutse nkiri mutoya, nkitangira amashuri abanza. Niba mbyibuka neza, ntago nibuka imyaka umuntu afite icyo gihe. Urumva icyo gihe nta Kinyarwanda na gitoya na inzu, usibye kumva ababyeyi bakivuga ukamenya utuntu duke, ariko nta na kimwe ngewe nari nagatinyuka kuvuga. By'Ababiligi, École Belge, dukomereza aho ngaho. Kumenya Ikinyarwanda rero byahereye muri quartier twari dutuye, aho bitaga Imburabuturo, ngira ngo ni nako hakitwa ubu ngubu. Ukinana n'abandi bana, mu gukinana n'abandi bana numvaga ibintu nkabaza, rimwe na rimwe nanababaza bakambwira ibintu by'ibitutsi, nanjye nkajya mu rugo nkajya gusobanuza, nakubitwa urushyi kubera ibintu mvuze, nanjye nkazahiga uwo muntu wanyigishije icyo kintu, ariko byatumye ngenda mbimenya. Yego. Hanyuma Manzi, urumva uri muri Ikinyarwanda, urimo urunguka inshuti nshyashya, gucreating ubushuti bushyashya n'abandi bana. Kigali iyo minsi byari bimeze bite? Byari bimeze neza. Burya iyo uri umwana kugira inshuti nshyashya birakorohera. Ikintu wenda kigorana iyo uri umuntu wagiye yimuka
mu bihe bitandukanye biragorana buri teka kugomba gushakisha inshuti nshyashya. Byewe bishobora no kuba byarangiza ingaruka kuko akenshi ndi umuntu ukunda kuba ndi ngenyine, sinkunze kugira inshuti nyinshi. Iyo ukiri umwana nta nshingano uba ufite zindi usibye kubaho no kwidagadura no kwishimisha, gukina n'abandi bana, mu kwiga gukina akabumbu niko bakitaga icyo gihe, n'utundi dukino twabagaho hari hatarabaho iterambere rizana iyi mikino ya video tubona cyangwa se aya matelefone. Muri icyo gihe ubusabane bwari bwinshi cyane. Nk'umukino wakinnye uri umwana ukavuga ati nari nkuzobereye n'ubuhi? Buriya ikintu abantu benshi batazi niko buriya kera nari umu acrobat. Bana muto nkora siporo cyane. Buriya ibintu ibyo bita santushe, harizo bita mu gifaransa zitango flick flack, mu cyongereza bavuga ngo backflip. Iyo usimbuka usimbuka ujya inyuma ukagusha amaboko gutyo ukagenda wikaraga gutyo, nkabikora inshuro nyinshi cyane. Njya numva inaha babyita ngo ni rondag flick saruto. Manzi, wasengeraga hehe? Ababyeyi bawe basengeraga gute? Ibintu bijyanye n'ishuri cyangwa se na cya kinyabupfura n'igitinyiro cy'ababyeyi wagikontorolaga gute? Mu mikurire yanjye ababyeyi bari abagatolika. Nuvuga ngo nanjye nakuriye muri gatolika. Kumenya ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe mu bitabo byitirirwa Imana, reka mbyite gutyo kubera ko wenda ngemera igice, nabikuye aho ngaho. None ikindi cyiza niko ababyeyi bacu batureze bakurikije umuco nyarwanda. Ni ibintu byagiye bimpa discipline. Gusa burya uko ugenda ukura ni kugenda witekerezaho, ugatekereza ku buzima, ugatekereza ku bintu wigishijwe, ukagira ukundi ubyumva. Bivuga ko ubu ngubu nta dini na rimwe nifuza kubarizwamo, ariko nkunda Imana, nemera Imana, nkatinya Imana, aho kugira ngo nyishakire mu bitabo nkayishaka mu mutima wanjye. Aho ko nta dini na rimwe wumva wa joininga, ntiwarangije gufatwa na rastafarisme? Ariko si idini. Nuvuga ngo rastafari ni uburyo bwo kubaho bushimangira imibanire yawe n'imyemerere yawe, imyemerere yawe ku Mana n'imibanire yawe nayo, n'uburyo ugomba kubana n'ibyo yaremye, n'uburyo ugomba kubyubaha no kubyubakiraho. Ni ukuvuga ngo rero si idini, nta papa w'abarasta ubaho, nta mupadiri, nta mupasiteri, nta shehe, nta imamu. Uburasta ni ikintu kiva kuri wowe n'icyemezo ufata n'Imana yawe, nta wundi muntu ugomba kubikuburanyaho. Hanyuma wenda ku kibazo cya nyuma ku bijyanye na rastafarisme, ko abantu benshi batabisobanukiwe, bavuga ko Haile Selassie mufata nk'umucunguzi wanyu. Abenshi bamugereranya nka Jesus mu bakristo cyangwa se nka Muhammad mu Bisilamu. Ntago baba babyibeshyeho cyane. Ni ukuvuga ngo abarasta benshi bemera yuko bemera Bibiliya, basoma Bibiliya cyane. Wenda ntibemera uburyo ikintu cya mbere umuntu akwiye kumenya niko Bibiliya si igitabo kimwe, ni ibitabo byinshi byanditswe mu bihe bitandukanye n'abantu batandukanye, byakusanyijwe bikitwa icyo gitabo kimwe cyitwa Bibiliya. Binava ku kigereki ijambo biblos rero bivuga ibitabo byinshi, ntabwo bivuga igitabo kimwe. Wenda barasta ntibemera uburyo byakusanyijwe cyangwa se icyo icyashatse kugaragazwa n'ababikusanyije, kubera ko abo nibo baje kudukoloniza n'ubundi bagakoresha icyo gitabo kugira ngo batwoze mu bwonko. Bitavuga ko ibintu bikubiyemo ari ibinyoma, biva ku buryo umuntu abifata. Urumva rero ahubwo mise nanatakara n'impamvu niho za Haile Selassie mu byanditswe havuga ko Yesu waruvuze ko kugaruka kwe azagaruka yitwa irindi zina, ari umwami w'abami n'intare yo mu muryango wa Yuda. Haile Selassie rero yaje yimitswe nk'umwami wa Ethiopia, ariyo mazina yitwa umwami w'abami, intare ya Yuda. Nuvuga ngo uwatekereza ko
yaba ari we mucunguzi ugarutse ntabwo yaba byibeshyeho cyane, usibye ko twese ni ugukekeranya dushakisha inzira yatuganisha ku Mana. Yego nibyo ibyo uvuga nibyo.